Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira Mugeni Clarisse TV kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kumererwa neza. Hanyuma rero ni Clarisse muri sinema. Ejo bundi nagize gutya mpora n'umuntu amakazina kanditseho ngo Mama Sinema. So guys, uyu ni Mama Sinema ngarutse mu isura nshyashya no mu izina nshyashya. Uyu munsi rero ndagira ngo mbwire abantu batarakora subscribe, batarakora share, batarakora comment, batarakora like, mu by'ukuri ntabwo muri kubikora neza. Uyu munsi nabyutse ndeba message nyinshi zitandukanye z'abantu banyandikira, nsangamo message 6 zivuga ngo watubabarira ukazadukorera kuri David Murenzi, cyane ko ababitse bagavuga ngo wazadukoreye kuri Simon nkuko wakoze kuri Steve wo muri Stimate. So uyu munsi rero nkimara kubona izo message nagize gutya ndanyaruka ndavuga ati uyu musore wanyu, umusore w'abanyarwanda, reka tumuvugeho. Ni byinshi bye mutamenye, ni byinshi mutazi kuri we. So guys, I'm here for you as a mother of cinema Rwanda, kugira ngo mbagezeho amakuru arambuye yo muri industry. So uyu musore wacu David Murenzi, abenshi muzi kuri Simon muri Stimate, ikamabwire ngo nimukore subscribe muri mutarayikora, jya kuri YouTube wandikeho Mugeni Clarisse and then urahita ubona amasura y'abastari aho ngaho abariho uklika and then urebe iyo video, kuko hari abantu benshi batandukanye bafite channel yitwa Mugeni Clarisse. Nanabonereho ko ndi kunoza imikorere kandi nshaka guhindura izina rya channel yanjye. Mu minsi iri imbere rwose ndabagezaho izina rishyashya ry'ishene. Hanyuma kuri uyu munsi reka mbagezeho inkuru yanyu nkuko mwabinsabye. Ndabibutsa gukora subscribe, ndabibutsa gukora share, ndabibutsa gukora comment. Guys, nanaboneraho gushimira abantu bandika comment. Nukuri ni by'agaciro, yaba ziri positive cyangwa ziri negative, biha agaciro cyane kandi ndanabikunda kubera ko bituma ndushaho gukora cyane ku bwanyu. Iyo mbonye mu ma feedback azibyo nakoze, yaba ibyo nkwiye guhindura n'ibyo nkwiye gukomeza gukora, izicanege zikubaka, zose nta nimwe ntakaza mu buzima, zose ndazifata. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze mukore comment kugira ngo tubashe kubona ibyo dukora niba koko mubikurikira neza umunsi ku wundi. Kandi nanone mbibutse ko guys, ibintu byo kunyandikira inbox umbwira umustar ushaka ko dukora ubutaha, ndakwinginze rwose kuri inshuro bihindure hanyuma ujye ubishyira hano muri comment. Nimba ndashaka kubona comment zanyu zirimo abastari mwifuza ko tuvugaho, hanyuma tukabagererayo. Niyo mpamvu mpari kubwanyu. Hanyuma rero katugaruke mu kiganiro cyacu. Uyu munsi dufite umusore bita David Murenzi, uzwi ku izina rya Steve muri Stimate. Uyu musore kandi avuka ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4. Uyu musore akaba ari hagati y'imyaka 25 na 27. Uyu musore rero uko mumubona aracyari muto cyane, ku myaka ya mikeya. Uyu musore avuka ku munsi umwe na mama we, ku itariki imwe na mama we umubyara, cyane ko ari nayo nshuti y'amagara agira mu buzima bwe bwose bwa buri munsi. Hanyuma ikindi, uyu musore burya ngo primaire yayize mu Rugunga, aho yazamukiye rwose kuri primaire ye neza. Hanyuma secondaire ayiga ku Ndangaburezi and then iyindi ayiga kuri groupe scolaire de Pala. Ibindi nyuma yo kujya kuri groupe scolaire de Pala, uyu musore David Murenzi yakomereje amashuri ye muri kaminuza ya IRK cyangwa se Kigali Independence University. Uyu musore rero akaba yarize mu ishami ry'amafaranga. Uyu musore kandi usibye kuba yarize amashuri ye, umusore yakoze n'umwuga wa karate, yarwanye henshi, yakubise benshi, yakubiswe kenshi. Uyu musore David Murenzi mureba hano afite imidari myinshi yo gukina muri karate, afite ceinture noire. Ariko kandi usibye n'ibyo, mu minsi ishize rwose mu kwezi kwa 3 matariki ya nyuma,
umusore wacu David Murenzi aherutse kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari agiye guhatanira igikombe cyangwa se kurwanira umudari, akaba yarabaye umwanya wa gatatu muri Amerika y'Iburasirazuba cyangwa se Amerika y'Iburasirazuba. So guys, uyu musore rero yatahanye umwanya wa gatatu muri Kung Fu Karate. Uyu musore atera ingumi umusore kandi twaganiriye nawe umunsi yavaga USA avuye gutwara uwo mudari, aho yazamuye ibendera ry'u Rwanda ku mwanya wa gatatu nk'umukinnyi mwiza wa karate cyangwa se umurwanyi mwiza. Atubwira ko ari ibintu yishimira mu buzima bwe bwa buri munsi, kumva ko afite ibintu akora kandi abifata nka siporo, abifata nk'ubuzima apari yo kumwinjiriza cyangwa se yo gukora ubuzima busanzwe. Uyu musore ngo ntabwo ateke for granted kuba ari umurwanyi mwiza, ahubwo bimwubakira izina bikanamushyira ku rundi rwego. Hanyuma kandi David Murenzi, tugarutse muri sinema, David Murenzi ni muntu ki? David Murenzi cyangwa se Simon yatangiye sinema mu mwaka wa 2008. Yakinnye filime nyinshi zitandukanye, yagaragaye muri filime nyinshi kweri. Uyu musore yakinnye muri filime mu nyubako ya Agape House Film Production, aho yakinnye muri filime nk'Abazirunge, akina muri filime ni nyinshi guys, ndabizi ko munazizi. Hanyuma aza kugaragara muri Stime Dari Simon akihinduranya akaba Peter. Then uyu musore usibye kuba yarakinnye muri Stime kandi nabwo yagaragaye muri filime yitwa Umukobwa Samantha, yakinwemo umudamu umusitari kuri ubu ufite inzu ikomeye ya sinema yitwa Mascom, cyangwa se jobundi yashinze federation yitwa Murikafu cyangwa se nabyita federation ya of course Murikafu. Umukobwa Samantha, uyu musore akaba ari filime yamuzamuye cyane. Adeni umusore yagaragaye mu zindi filime nyinshi zitandukanye murazizi kuri YouTube. Uyu musore kandi usibye no kugaragara muri iyo filime, burya uyu musore yanakinnye muri filime ya Tom Cruise bise Imuhira. Uyu musore kuri ubu tuvugana uyu munsi akaba ari gukina muri filime yitwa Kariza wa Karisa itegurwa n'inyubako ya Zacu Entertainment. Uyu musore kandi ibigwi byinshi muri sinema abyibitseho kuko amaje gutwara ibikombe 3 bya Best Actor of the Year. Akaba ari umukinnyi w'umuhanga benshi badatinya kuvuga ko rwose ari icyamamare mu buzima bundi buranga uyu musore. Kandi uyu musore mwisi itari muri sinema, mu mibanire ye hagati ye n'inshuti ze, abantu benshi bavuga ko uyu musore ari umuhanga. Ntago ushobora kumubona avuga amagambo menshi. Umusore ngaba ari pose ahantu hose, ari kumedita. Uyu musore ngakunda gusohokana n'inshuti ze rwose cyane ko atarobanura. Uyu musore ni wa musitari muzahura mu muhanda akaguhobera umweretse kumwishimiye, akaguhobera rwose akakugwamo nkaho mutuye mumenyeranye. Umusore abantu bamuzi bavuga ko nta mutima mubi yigirira, uretse no kumubona gutya abantu benshi bahamya ko iyaza gushyiraho dread ari gufatwa nk'umurasta mwiza w'icyitegererezo dufite muri Afrika. Uyu musore usibye kuba yarubatse ibigwi muri karate no muri movie industry, uyu musore kandi burya ngazi no koga ku kijyanye na piscine cyangwa se swimming. Umutipe ararenze. Uyu mutipe kandi ngo nyuma yo koga azi no gucuranga piano. Burya ngo yakoze mu murya w'inanga akagucurangira piano, nubwo abantu benshi bavuga ko atazi kuririmba nk'uko nawe abyivugira akavuga ati of course ntago nzi kuririmba ariko ndi umucuranzi mwiza wa piano, ku manota arabyumva. Uyu munyarwanda akomeza ashimangira ko akunda igihugu cye 100%. Avuga ko kandi byiza byose amaje kugera abikesha igihugu cy'u Rwanda. Uyu musore kandi nyuma yo gucuranga piano, kuba ari umunyarwanda mwiza ukunda igihugu cye, akomeza mu magambo ye agaruka avuga ko mu buzima bwe bwose umuntu wa mbere akunda afata nk'intwari ye, icyitegererezo cye ari mama we umubyara, cyane ko akundana nawe urudasanzwe. Kandi akomeza avuga ko atari ugukundana nawe gusa kuko yavutse ku itariki imwe na mama we, hoya amukunda kuko yamusanzemo ububyeyi n'ubunyangamugayo n'ubumuntu. Uyu musore akomeza ashimangira ko muri kariyeri ya sinema
atazigera ateshuka cyangwa yivamo. Iyo umubajije kandi kubijyanye na karate akubwira ko David afunze bwuma kandi ahagaze rwasi ko nta kintu na kimwe gishobora kumukura muri karate. Uyu musore David Murenzi mubona hano burya nimuhura ntuzatinye kumusuhuza, ntuzamwishishe, ntuzavuge ko uhuye n'ikindi kintu. So guys, umusitari wanyu w'umunsi ni uyu nguyu. Hanyuma rero nanjye uri kubakorera ikiganiro ni Mama Sinema nk'ibisanzwe cyangwa se Clarisse. Ndabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, nyaboneka wibuke gukora subscribe, ikindi ushyire muri comment umusitari ubutaha ukeneye ko tuvugaho. Ndabakunda bitagira akagero, Imana ibampere umugisha mwinshi cyane, dusubire ubutaha. Bye.